Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujyeho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore mwite utsinda ikintu ubusabwa, ni ukubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo rero ujye uhita ukibonera ku gihe, ujyaho hasi hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Ahasigaye ukakibona, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho cyangwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa, byaba bari ibibazo mpostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini bikunda kuza, kugira ngo ugire uhita ubibonera ku gihe. Rero ujyaho hasi handitse subscribe ukahakanda. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, birashoboka ko waba ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uri kure, uduha amasaha abonekaho ku munsi. Rero ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko uzagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubafashemo. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, ndizera ko mwamaze gukanda subscribe kugira ngo nimugirwa muzakore rimwe muhite mutsinda. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cyose ubonyeho ujye uvuga ko kizaza mu kizamini cyawe, kuko ibibazo biragaruka. N'ubundi iyo bagiye kubabaza ni bino bibazo babahereza. Niyo mpamvu ari ingenzi gukosora kino kizamini kugira ngo ujye uhita ukibona ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa cyacu ese uri kubona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye? Ese uri kubona ari impande eshatu? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko utukura, baravuga ngo mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iki cyapa kivuga iki rero? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo igisubizo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ara ngo aho imihanda ihurira. B ikavuga ngo inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri aho imihanda ihurira, na B ikaba ari igisozi cy'ukuri inkomane yaho imihanda umwe urasukira iburyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, ndakeka ko wumva icyo bashatse kuvuga. Bashatse kuvuga ngo ubwo A ntabwo ari igisozi cy'ukuri, B ntabwo ari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisozi cya nyacyo. Wowe hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Hano rero igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukubera iki nta gisozi cy'ukuri kirimo? Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Cyapa gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Ikona umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Kino cyapa gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. None mwa bino bisubizo 4 baduhaye hari icyo uri kubona cyanditseho ngo ifungana ry'umuhanda? Oya. Niyo mpamvu rero duhise duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikire utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka gukoreramo ho, ndetse utubwire n'isaha ushaka gukoreraho. Tumaze kugushakira code, ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera kugiye kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe, ko tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizamini. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafashe. Mu kibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? A ngo kilometero 50, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 30. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari kilometero 50 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Bakakubwira ati bitewe n'ukuntu uri kwihuta mu isaha urabugiye wenda ibirometero 80. Rero ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa kuri velomoteri mu isaha
uba ugomba kuba ari kilometero 50. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ukikora. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu ubusabwa no gukanda subscribe aho hasi, ikintu cyose nkize ukagira urahita ukibonera ku gihe kuko ufite smartphone, aho kugira ngo urindire ko bagenzi bawe bagusharinga linki ubone gukora ibyo nkizeho. Ujya aho hasi ugakanda subscribe najya mbishyiraho ugahita ubibona, ugahita ubona notification, ukareba iyo video, ukareba icyo kibazo mpostinze kiri gukunda kuza, ukareba iyo somo nkizeho. Murabizi mugenda munsaba amasomo, murabizi nkayabategurira. Na kano kanya uri gukosora kino kizamuka hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nazagishyiraho ukazahita ubona ko nyishyizeho ukakireba. Ariko ufite umunsi umwe, ufite amasaha kugira ngo ujye gukora, wanye mpamagara cyangwa ukanyandikira ku 078 9 35 16 26. Haba nagutegura agasomo gatoya bitewe n'ikintu kiri kukugora, twandikiraho cyangwa muduhamagare tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Niba uri kugenda mu muhanda ukabona umuhanda ufite ubugari budahagije ku buryo udepashije mwateza ibyago, rero umuyobozi aba ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko hari ibintu amaje yareba. Aranga umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? Beka ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wanjye urafunganye cyangwa ni mugari? Seka ngo umubare w'abanyamaguru, ese ko nshaka kunyura mu kayira k'abanyamaguru hari abanyamaguru bangahe? Hari umwe cyangwa hari benshi? Naho deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano wowe urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ubundi ikintu uba ugomba kumanza wareba mbere y'uko unyura mu kayira k'abanyamaguru, hari igiso cy'ukuri nta kinini de nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nuko nta na rimwe biba byemewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Uraca mu kayira k'abanyamaguru, bo bace he? Niyo mpamvu butemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Ikintu cyose wandeberaho ntabwo biba byemewe kuba umuyobozi w'ikinyabiziga ugatwarira mu kayira k'abanyamaguru. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari ese kiba ari iki? Ese kiba kigenewe iki? Ari ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri, bega ngo hanyurwa n'ingorofani, se kavuga ngo ahanyurwa n'ibinyamitende. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ibyo mumaze kubimenya. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igice rero cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari hani igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Hani ijambo nagusobanuramo risa nkaho rigoye, nukuvuga ngo imirongo ibangikanye ni imirongo ibimeze ute. Hari abantu baba batumva ikinyarwanda neza cyangwa asanga batarakuriye mu Rwanda igihe kirekire, hakaba hari amagambo udashobora kumva. Kimwe nuko ushobora no kuba warahakuriye ariko amagambo amwe namwe agenda akoreshwa mwa bino bizame ukaba utayumva neza. Iyo bavuze ngo imirongo irabangikanye, ushobora no guturuka kure ukaba wagira ngo ni umurongo umwe, ariko ni imirongo 2 iba yegeranye neza ariko idafatanye, ariko yegeranye. Nibyo bita ngo imirongo 2 irabangikanye. Ndakeka ko nujya ubibona mu mihanda ko ni imirongo 2 iregeranye cyane, bakunda kubikoresha bari kwerekana nk'imirongo irombereje hagati mu muhanda. Ikunda kuba ari iriya mirongo iri hagati mu muhanda, ariko hano ntabwo ariyo bari bavuze. Rero iyo bavuze ngo irabangikanye iba yegeranye cyane, nibyo bashatse kuvuga. Hano ndakeka ko waramuzwe hitamo rero igiso cya nyacyo ari cyo C. Ndakeka ko waramuzwe kuyandika ku papuro, utari wagisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya. Ndizera ko rero ugikora murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ikuruwe n'ibihe binyabiziga? Araho ngo igare, bega ngo volomoteri, seka ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Nta giso cy'ukuri kirimo, mwese mwarabimenye. Bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igiso cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hari abantu muri comment bambwiye se ngo nimero yanjye mwajya mucishaho nk'amazi mu gihe mubishaka.
ntabwo aba ari itegeko ngo ni iyihe. Ni 0789 355 16 26, ubundi akagurira mwarimu amazi. Ikizame cyose gikozwe twaya tubakibashyiriraho mu muhogo hameze neza. Rero mubikore mu gihe muri kona bitabagoye. Hano ndakeka ko mwamaze gutema iso cy'ukuri, ndakeka ko iso cyanya cyo mwamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se. Abari ipikipiki ifite akanyabizwa kometse ku ruhande rwayo, uzabona hari igisubizo kimeze neza neza, ikibazo kimeze neza gutya, ariko ubone bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese bavuga ngo ni se ryari? Ese bavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo ryari? Nibyo tugiye kureba. Hano babaje ngo ubugari bwa romoroki ni burenze ubugari bw'ikinyabiziga kikura iyo ukuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Bakakibaza kimeze gutya, ariko ukabona bashubije de. Nuko kuri se bavuze ngo ipikipiki idafite. Iyo bavuze idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo uhitamo de. Iyo bashyizeho ngo ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo uhita uvuga ko igiso cy'ukuri ari se. Iyo bavuze ngo ifite usubiza se, iyo bavuze idafite uvuga ko igiso cy'ukuri ari de, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nibaramuka kiba gikojeje mu kizame none bakakivuga bahinduyemo ako kantu ifite idafite, uzahita umenya kubitandukanya ukamenya n'igisubizo cy'ukuri urasubizaho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa cyacu giteye ku buhe buryo, gifitiye ishusho. Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho. Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Umutuku iburyo, umukara ibumoso. Kino cyapa rero gisobanura ibi bikurikira. Hano ibisubizo 4 baduhaye. Araba ngo birabujwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Kunyura ku kindi kinyabiziga mwebwe numva mu ndimi z'amahanga muvuga ngo no kudepasa. Ikibazo cya kabiri B kavuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. C kavuga ngo iki? C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ibyo mumaze kubimenya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri rero cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Hatambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. Muri make we ntabwo utambuka, ahubwo bari kuza bagusanga nibo batambuka mbere. Kubera iki? Kubera ko wowe murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo, uri mu mutuku, ariko bari kuza bagusanga bari mu mukara. Akenshi kwa bino byapa byo gutambuka mbere, iyo uri mu kimenyetso cy'umutuku baba bari kukubuza gutambuka. Niyo mpamvu uri kubona hazatambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya, ubwo nibo bazatambuka mbere yawe. Ntabwo ari wowe uzatambuka mbere, nibo bazatambuka mbere, kuko nibo bari guturuka imbere aho wowe uri kujya. Ndakeka ko bumvisha impamvu duhisemo B. Ndakeka ko nibaguhereza na cya cyapa kindi nacyo cyo gutambuka mbere uzahita umenya ahantu bitandukaniye. Ariko ubonye biri kukugora, genda ujye kureba iriya video nabateguriye y'ibyapa byo ku mihanda, iteguye neza cyane. Asigaye uyirebe, uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu y'intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Murabizi no byapa by'inyongera, iyo video narabibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu, mugende muyirebe kugira ngo nimujya mugira kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bibagora. Ayo masomo yose mba narabayiteguriye. Uwo yari n'ikindi kiri kugora muri gihe uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nazayikiraho ukazahita ukibonera ku gihe. Aravuga ngo karifite ubuso bw'ibara ryera. Mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. Deka na iso cy'ukuri kirimo. Ariko uzi bino byapa by'inyongera ntabwo ari ngombwa ngo ube wamenya kino neza neza bari kuvuga, ntabwo ari ngombwa ngo ube ukizi. Upfa kubuzi ukuntu ibyapa by'inyongera biba biteye, uhita uvuga ukuntu biba biteye, n'ubundi biba biteye ku buryo bumwe. Niba bavuze ibyapa biburira ngo biteye gute, urumva biba biteye ku buryo bumwe. Bavuze ngo icyapa ngo cyerekana ngo umuyaga w'intambike giteye gute, uhita umenya n'ubundi ko ari mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Nicyo nayishatse kuvuga. Ndakeka ko mwumvisha impamvu nari mbabwiye gutyo. Iyo bavuze ngo icyapa cy'inyongera ukumva icyo cyapa ntabwo ukizi, ariko ukabuza ukuntu ibyapa by'inyongera biteye, bigufasha guhita umenya ukuntu igisubizo cy'ukuri urahitamo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cye rero mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Hano iso cy'ukuri nta kindi
ni B. Aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Murabizi biriya byapa by'inyongera biba bifite ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, rufite ubuzenguruko w'ubururu. Hari igihe bakoje ngo se biba bifite amabara yahe, aba ari umweru, umukara n'ubururu. Murabizi aba ari impande enye cyangwa urukiramende, ubuso bwera cyangwa bw'umweru, mu gihe umuzenguruko uba usa ubururu. Rero biba biteye ku ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ntabwo bavuze ku birango ariko n'ibyo biba bibyujuje, niyo mpamvu twahisemo B. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwa zino bagiye kuduhereza ukaba wabona no matara yo kubisikana. Iyihe ntera? Arava ngo metero 100, B ngo metero 50, C ngo metero 40, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiye rero. Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Abari nijoro ukaba wabonera amatara yo kubisikana mu ntera imwe mwa zino baduhaye, cyangwa se hakaba nta nimwe irimo, igiso cy'ukuri kikaba ari D. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Abari muri metero 40 ukaba wayabonera muri metero 40. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe? Aravuga ngo imitako. B ikavuga ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Abagenzi bari kuvuga hano ni abandi bayobozi b'ibinyabiziga. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cyanyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ntabwo wafata ikinyabiziga cyawe ngo ushyireho ibintu by'imitako, biba bibujijwe. Ndetse no gushyiraho ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba ukabishyira nko mu ukazirikira nk'ikinyabiziga cyawe, ukazirikira ibintu by'ibifuka mu mpande ku mubyimba wacyo bishobora gutera abandi bagenzi ibyago, nabyo biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari igiso cy'ukuri. Uhisemo A gusa, yego ni igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Uhisemo B gusa, yego ni igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo C ivuga ko byombi ari ibisubizo byanyabyo. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo C, ndakeka ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Wenda ikinyabiziga cyawe cyagonze cyangwa se cyagize ikibazo ku buryo kitazongera gusubira mu muhanda, cyangwa se hakaba hari ikindi kintu cyabaye cy'impinduka kiratuma bahindura ibireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye, kuko murabizi ibinyabiziga birasora. Ibyo bigomba gukorwa rero mu gihe kingana gute? Ari ngo mu minsi 5, B ngo mu minsi 8, C ngo mu minsi 15, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiye rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Biba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi ingahe? 8. Niba guhereza indi minsi ukabona ntabwo wagwayemo iminsi 8, uzahitemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko nabizi hari ikindi kibazo kibavuza kibijya kumera gutya ariko ukabona ntabwo bashyizemo iminsi 8 kimeze neza gutya, ariko bakavuguramo iminsi 8, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imberekerane cyangwa udusiko tw'abanyamaguru bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Kubera iki bagomba kugira ukuntu bagaragazwa? Nuko umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200 wabitubwiye. Wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa ugasanga ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200. Rero tuno dusiko tw'abanyeshuri cyangwa tw'imperekerane hari ukuntu tuba tugomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga kiri kure ahite abibona, amenye ingamba arafata ziramufasha kwirinda ibyago. Ese bagaragazwa kuhe buryo? Aravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso,
Mbega ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki rero? Nka bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma bari itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko wamaze guhitamo B. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Ntabwo mwari mwabona nk'umuyobozi agiye gutambuka ukabona bari gukoresha zino mburira zimurika? Ese zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho he? Araba ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Mbega ngo ahegera inyamaswa zikurura. Sega ngo hafi y'amatungo. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki rero? Nka bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri hano wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo wahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ariyo wari kugira mwa kino kizame, yaba ari wowe wagikoze. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza ariko ukabona bavuze ngo mu nsisiro gusa. Bakivuga mu nsisiro gusa uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umugenzi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero A. Ndakeka ko ramuzwe yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kigarutse mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo kihe? Ni ikibazo cya 13. Kibaza ngo iki kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga gikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni cyo cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi. Murabizi bino bimodoka bitwara nk'ama essence biba bifite ibintu. Cyapa kiri kwa biriya binyabiziga. Bashyiraho icyapa kwa biriya binyabiziga kugira cyerekane ko ibyo gitwaye bishobora guturika cyangwa byafata inkongi. Icyo cyapa rero ni ikihe? Tegereze neza icyapa cyo kuri A cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo long vehicle. Bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. B nayo urayibona ukuntu imeze. Ifite amabara umuhondo, umukara, umutuku, umweru, amagambo, imibare. Tegereze neza icyapa C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, akantu k'agatangaro. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine tegereze neza ni ikihe bakoresha kugira ngo berekane ko ikinyabiziga ibintu gitwaye bishobora guturika cyangwa bishobora gufata inkongi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano icyapa bakushyira ko biriya binyabiziga ni kino cyo kuri B. Urabona ko kino cyapa cyo kuri B uzabirebe neza kwa biriya bimodoka haba hariho kino cyapa. Ariko nako gifite ikirango cy'umuriro. Hariya mu mutuku harimo ikirango cy'umuriro uri kwaka. Bagahita bakubwira ko ikintu gitwaye gishobora gufata inkongi. Ibintu gitwaye bishobora gufata inkongi, bishobora guturika. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo rero B. Ndizera ko uramuzwe yandika gapapuro. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda. Ni cyo cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana ukoze impanuka. Ese ni ukubera ko nta bumenyi ufite cyangwa kuko ni impanuka? Rero hari icyapa, hari icyangombwa bakubaza kugira ngo barebe ko wari wemerewe no kuba watwara. Wakoze impanuka, yari impanuka cyangwa wakoze impanuka kubera ko nta bumenyi ufite mu gutwara ikinyabiziga. Hano rero hari icyangombwa bagusaba. Ikihe? Aranga icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. Mbega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Se ngo uruhushya rw'agateganyo mu gihe kuri D bari kutubwira ngo imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari ikihe rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni B. Abari uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga nicyo kintu bagusaba. Bagusaba uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Mu ndimi z'amahanga numva mubyita ngo ni perime. Bakwaka perime. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo rero B.
ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora, ndakeka ko uzahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombeje w'ibice byinshi, niki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu, ntabwo turi amarobo. Ushobora kuba uri gutwara ikinyabiziga, hari abantu batwara ikinyabiziga ijoro ryose, amanywa yose, ukagira nk'ibitotsi. Ese wakora iki mu gihe uri mu muhanda urombeje w'ibice byinshi utwaye ukagira ibitotsi? Aravuga ngo gucuranga umuziki cyane, gacuranga amapiyano. Mbega ngo kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. Sega ngo kuva mu muhanda urombeje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, mu gihe kuri deri kuvuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikintu uba ugomba gukora mu gihe ugize ibitotsi nta kindi. Uba ugomba gukora iki? Ugomba kuva mu muhanda urombeje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye kugira ngo udateza ibyago abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa urimo, kuko umuhanda uba urimo ntabwo ari we wenyine uba uri kuwukoresha. Kugira rero udateza abandi ibyago bari kuwukoresha, bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, ugomba kuva mu muhanda urombeje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, wakumva ibitotsi bishize ukongera ugasubira mu kinyabiziga ugatwara. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro cyangwa ugashaka umusare akagutwara. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kuki tugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ubona umuntu atwaye ikinyabiziga bwaba butangiye kwijima ukabona yaracanye. Kubera iki? Ari ngo kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza. Mbega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona. Sega ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kuko amatara yo kubisikana, kuko amatara yo ku mihanda ari kwaka, kuko amatara yo ku mihanda ari kwaka. Ese no kubera iki? Ndizera ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Impamvu ugomba kuyacana nuko kugira ngo abandi biborohere kukubona. Uri gutwara ikinyabiziga kugira ngo abandi baze guturuka kure bakubonye bakugereho, baguceho bataguteje ibyago. Hari ukuntu ugomba kugaragazwa. Ugaragazwa kuwe buryo ucana amatara y'ikinyabiziga mu gihe hatangiye kwijima, kugira ngo bahite bakubona bakiri kure, bamenye ingamba zo kukurinda ibyago, nawe ubarinda ibyago. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese biba byasimbura iki? Aravuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Mbega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Sega ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kirero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisozi cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'ikiramuka kije mu kizamini uzakora ejo cyangwa ejo bundi uzahita ugikora. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda, murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese bigomba kurangwa n'iki kugira ngo umuyobozi aze kubibona? Ko atubwiye ko bitagishoboka kubona muri metero 200, kuko nkunda kubivuga bishobora kuba ari nk'igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa akaba ari igihe cy'imvura hari nk'ibihu. Bigaragazwa kubiye buryo? Ari avuga ngo imbere ni itara ryera. Mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. Sega ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Deka ngo ibiso byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Bavuze ngo ibiso byose ni ukuri, kwa ngo A nibyo, B niyo, na C ikaba ari iso cy'ukuri. Rero hano iso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, naho inyuma ni itara rimwe ritukura. Ikibazo cya 19 kibanziriza icyanyuma kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane, ugeze ahantu hazamutse cyane, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akagumana ku ruhande rw'iburyo
yirinda ibyago. Mbega ngo gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. Se ikavuga ngo iki? Se ngo kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda mu gihe kuri de bari kuduha ngo guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Ese uba ugomba gukora iki ugeze ahantu hacuramye cyane? Uba ugomba kwitwara ute? Hano isoko kuri nta kindi ni umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Ndakeka ko aramutse guhitamo rero A, ndakeka ko aramutse kuyandika ku gapapuro. Ugomba rero kuguma ku muvuduko. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, murabizi kugira wirinde ibyago ubundi ugabanya umuvuduko. Akaguma ku ruhande rw'iburyo, murabizi iyo utwaye ikinyabiziga uri kugendera ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago, ukirinda ibyago bishobora kugutungura. Ndakeka ko rero waramutse guhitamo iso cy'ukuri ari cyo andizira ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'urugendo aburira. Ese ugomba kwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aranga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Mbega ngo ikinyabiziga cy'ubutabazi. Sega ngo yagize ibyago. Mbega ngo umuvuduko urenze. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba, hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ndizera ko wari wamaze guhitamo A, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Bibutsa ko kino kizame ndizera ko hari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jya hasi yanditse subscribe uha kandi ikintu cyose nshyizeho uzajya uhita ukibona ku gihe nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo. Ukeneye kwiga ukoresha iyo nimero. Ukeneye kutugurira amazi, hari abantu babonye muri comment babimbwira ngo njye mbaha nimero, ukoresha 0789351626 mu gihe uri kubona bitakugoye ukabikora. Ikindi bibutsa ko ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujye ukosora kino kizame kiba cyakozwe, ureba ari amasomo mba nabashyiriyeho asigaye nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ndikubona mwa ino minsi abantu benshi bari gutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire byiza.